Ese ujya utekereza yuko muri iyi si hari ahantu hatangaje, hari ahantu hateye ubwoba, aho hakaba ari ahatandukanye hirya no hino ku isi. Hari ahantu abantu batinya kugera, hari ahantu abahageze baza bafite inkuru mbi gusa, amarira, ndetse bakaza bafite imiborogo idasanzwe kandi baragiye ari bazima, baragiye bagiye mu bukerarugendo ndetse n'ubushakashatsi. Hari ahantu hatinyitse kuri ino si y'abazima ku buryo nawe upfa kuhagera. Hari ahantu abantu benshi bavuga yuko hashobora kuba haba imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'imyuka mibi bitewe n'uko bahabonye cyangwa bahabariwe. Akaba ari ahantu nyamara ari ahantu hasanzwe, ahubwo bitewe n'uko ibihari n'uburyo hameze ari ibintu bitangaje, abantu bakumva yuko ari imyuka mibi. Nguhaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi, nguhaye ikaze ku murongo mugari w'ibyegeranyo n'amakuru agezwa hano mu Rwanda, Iwacu Topic. Nibukije gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro nkaba ndi fixe nk'ibisanzwe. Naguteye amatsiko, reka turebe hamwe muri aho hantu. Ahantu hambere mbanje kukwereka ni ahitwa Lalin-Conada. Ni ahantu biteye akaga kuba wahaba bitewe n'uko uyu mujyi rwose ubuzima bwawo buragoye kandi burakomeye cyane. Lalin-Conada rero ni umujyi wo muri Peru, igihugu kiba ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Lalin-Conada ni umwe mu mijyi ifite ibibazo bikomeye by'ubuzima, umwanda, ubukene ndetse n'ibyaha bitandukanye binakomeye cyane bigiye bihabera. Lalin-Conada ikindi wayimenyaho ni uko ifite ubutumburuke burenze urugero, aho iyi Lalin-Conada ari kukubwira iherereye ku butumburuke bwa metero 5100 hejuru y'inyanja, cyangwa se ubyita above sea level mu rurimi rw'icyongereza. Lalin-Conada kandi ikaba ariho hantu hatuwe n'abantu haherereye hejuru kurusha ahandi hose ku isi y'abazima. Lalin-Conada ikindi nakubwira nuko abahatuye bahura n'uburwayi buturuka ku mwuka mukeya cya altitude sickness. Ubwo burwayi bukaba burimo kuribwa umutwe, kuribwa mu gatuza, indwara z'umutima, hakaba harimo indwara bakunze kurwara yitwa chronic mountain sickness, hahandi umurwayi amaraso ye atangira gukomera no gutembera mu mubiri nabi. Ikindi kandi nuko wamenya yuko Lalin-Conada mu bihakomereza ubuzima ari umwanda n'ihumana, kubera yuko hano hifashishwa mercury cyangwa mercure, iyo dukunze kwita zayimu mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu bucukuzi bwo gucukura ibuye ry'agaciro ry'izahabu. Iyi mercure rero iratwikwa ikajya mu kirere ikagera no mu mazi abaturage banywa. Ibyo byumvikane yuko ari ibyangiza ubuzima bwabo, bikaba byabatera indwara zikomeye. Ubwo kwangiza rero bikabije ubuzima bw'abaturage n'ibidukikije nk'uko mbikubwiye. Lalin-Conada izwiho kugira ubukene bukabije, hakunze kuvugwamo ubwicanyi, ubujura ndetse no gucuruza abantu, icyo bita sex and human trafficking. Iyi Lalin-Conada kandi igira ibibazo by'ubuzima rusange, aho abaturage benshi bagira amaraso atembera nabi nk'uko nabikubwiye, bitewe n'umwuka muke ndetse n'umwuka uba wahumanye kubera ikinyabutabire cya mercure. Umwuka mubi rero n'imirire mibi bibakurura indwara nyinshi zitandura kandi zikaba ari indwara zikomeye. Mu ncamake icyo nakumenya nuko Lalin-Conada ari ahantu habi kuba wahaba kubera ikirere kibi, uburozi, ubukene n'ibyaha byaho, bikaba bituma haba hamwe mu hantu hakomeye kuhatura hano ku isi kandi hanatangaje, kubera yuko umujyi waho ari wo mujyi wa mbere cyangwa ari ahantu hambere ku isi hatuye hejuru ugereranyije n'ahandi hose duturutse hano ku isi. Turabona kandi iyitwa Catacombs za Paris. Iyi iherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni urusobe runini rw'inzira ziri munsi y'ubutaka zifite uburebure bwa kilometero amagana n'amagana, aho habarizwa imibiri n'amagufa y'abantu barenga miliyoni. Izi zatangijwe mu mpera z'ikinyejana cya 18 nk'igisubizo ku bibazo byari biri mu marimbi, kubera ubwinshi bw'imirambo byatezaga ibibazo by'isuku n'ubuzima rusange mu mujyi wa Paris. Catacombs zatangiye mu 1785, igihe irimbi rya Cimetière des Innocents ryari ryuzuye bikabije. Ibi byateraga impumuro mbi n'indwara, maze leta iza gufata icyemezo cyo kwimura imibiri. Nibwo imibiri yakuwe mu marimbi anyuranye igashyirwa mu byari amabuye yacukuwe munsi y'ubutaka. Hacugurwa kandi inzira, maze haratunganywa hamera nk'ububiko bw'amagufa. Si irimbi risanzwe, ahubwo ni ahabikwa amagufa gusa, atunganyijwe neza kandi afite uburyo bumeze nk'ubugeni. Aha ni hamwe mu hantu hatangaje kandi hakaba hateye ubwoba ku isi. Ngira ngo nawe urabyumviye ko gufata inzira ndende ingana n'ibirometero 100 ugenda ubona amagufa cyangwa imibiri y'abitabye Imana, ukayibona impande zawe epfo na ruguru, ntabwo ari ibintu byoroshye. Turabona kandi byitwa living root bridges, ni ibiraro by'imizi y'ibiti baho. Niba utari gusobanukirwa iki kintu,
ni ibiraro by'imizi, ariko iyo mizi ikaba igifashe ku biti bikiriho, n'ubu bikaba ari ibiti bikura, ibyo biti bikaba bishora imizi, iyo mizi akaba ari igenda yihuza, imizi ikagenda ifatana kugeza aho ikoze ikiraro gikomeye ku buryo abantu bambuka ntibagire icyo baba. Ibi biraro ni ibintu byihariye ariko bikozwe n'amoko y'ibiti byitwa Ficus elastica, bikaba bifite imizi miremire cyane. Abakasi ni ubwoko bw'abantu batuye aho. Abangaba nibo batoza imizi y'ibi biti uko yazambuka imigezi n'amasumo, bakayiyobora buhoro buhoro ikagenda yegerana kugeza aho ihuye igafatana igakora ikiraro cyuzuye gikoreshwa n'abantu, kandi ikaba ari imizi ikomeye ariko yarayobowe n'aba bantu bitwa abakasi, bukaba ari ubwoko butuye muri ako gace. Ntabwo hakoreshwa amasima nk'uko wabitekereza cyangwa ibyuma, ahubwo ni imizi y'ibiti. Ibyo biti bikaba ari ibiti biba biri gukura ndetse bikiri mu ishyamba bibaho rwose, bikaba ari ibiti bigifite ubuzima, niko nabigusobanurira. Bya biti ubona bigitoshye utavuga yuko byanumye. Iyo mizi rero ikaba ibasha gukura no kwifunga hamwe mu buryo bukomeye, by'umwihariko iyo ifashijwemo n'abo bantu bayiyobora bakaba bayereka aho inyura. Ngira ngo nabyo urabyumva neza, bakaba banyuza hejuru y'amazi ku buryo izahura n'indi mizi bikagenda bifatana bigakora ikiraro gikomeye ku buryo bakambuka. Ni ahantu hateye ubwoba kuko ni benshi bagera bagiye mu bukerarugendo ariko babona ikiraro kwambuka rwose bakabitinya, bakumva yuko ari ibintu bishobora kuba bikorwa n'imyuka mibi. Ibi biraro kandi ikindi wamenya ni uko biramba cyane. Ibi biraro ntibikenera kubakwa kenshi kuko ibiti bikomeza kubaho, kandi ibi biraro bimaze igihe kingana cyangwa kirenga imyaka irenga, kandi ibi biraro ikindi wamenya ni uko bimaze imyaka irenga 250 bikoreshwa kandi bigakora neza. Turabona kandi iyitwa Floating Villages of Tonle Sap. Iyi ngiyi ni imidugudu itembera cyangwa ireremba ku kiyaga cya Tonle Sap cyo muri Cambodia. Ni ahantu hatangaje aho abantu baba mu nzu zubatse ku mateme atembera ku mazi cyangwa ku bipangu birebire bigenda bizamuka cyangwa bigabanuka bitewe n'urugendo rw'amazi. Ngira ngo niba ubyumva neza, iyo amazi yiyongeye ibipangu biba bigufi, cyangwa amazi yagabanuka ukabona ibipangu cyangwa inzu zabo n'amateme byabaye birebire cyane. Iyi midugudu kandi ni imidugudu itangaje, ikaba ari hamwe mu hantu muri ino si y'abazima tutavuga yuko hateye ubwoba cyane ariko hatangaje. Nakubwiye ko ndakubwira ahantu hateye ubwoba ndetse hanatangaje. Aha rero ni mu hatangaje ko wabona abantu bahatuye bitewe n'ubwoko bw'imiturire yaho kigaragara. Ikidendezi gihora gihindagurika, cyangwa se ubyumve ikiyaga cyangwa agace batuyemo k'amazi, amazi yahora ahindagurika. Amazi y'iki kiyaga agenda yiyongera cyane mu gihe cy'imvura. Nubyumva neza urumva nk'igihe cy'itumba. Aya mazi rero iyo tumaze kuva mu gihe cy'ukwa gatanu kugera mu kwezi kwa 10, amazi asubira hasi mu gihe cy'impeshyi, nawe urabyumva. Ibi rero bigira ingaruka ku mibereho y'abahatuye. Inzu zitembera hejuru y'amazi, aho inzu, amashuri, amasoko, insengero ndetse n'amahoteli yaho twavuga yuko byubatswe ku mateme atembera cyangwa ku bipangu birebire bigendana n'imihindagurikire y'amazi. Ubuhinzi rero n'uburobyi bwaho nabyo ni bimwe mu bitangaje, aho uburobyi niyo mirimo nyamukuru. Abaturage bahinduye uburyo bwo kuroba bitewe n'ibihe by'amazi. Naho hari n'ubuhinzi bw'amafi n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye n'uburobyi n'ubuhinzi muri rusange. Bafite umuco wabo wihariye, aho abaturage bafite umuco wabo wihariye bijyanye n'imibereho yabo. Aho abaturage babo bafite umuco wihariye bijyanye n'imibereho yabo ku mazi. Hari imihango, imbyino n'imyemerere ijyanye n'ubuzima bwo kuba baba ku kiyaga bitandukanye n'uko wowe ubyumva, wowe umurikiye kano kanya. Dore kandi hari n'uburyo bwo gusura ibi midugudu bugiye buhari, ariko bukaba ari uburyo nabwo bugoye. Igihe cyiza cyo gusura hano hantu ni mu gihe cy'imvura, aribwo inzu ziba zitambitse hejuru y'amazi bigatanga ishusho nyayo y'umudugudu utembera. Turabona kandi ahitwa Ayokigahara. Iri ni ishyamba rizwi nk'ishyamba ry'inzitane cyangwa inyanja y'ibiti, rikunze kwitwa Jukai mu rurimi rw'Ikiyapani. Ni ishyamba riri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umusozi wa Fuji ku kirwa cya Honshu, ni mu gihugu cy'Ubuyapani. Iri shyamba rifite ubuso bungana na kilometero kare 30. Ni ukuvuga ngo nka kilometero 12 zometse ku butaka bwa lava ituruka mu kirunga yamaze gukomera, yasigaye nyuma y'iruka rikomeye ry'umusozi cyari gikirunga cya Fuji mu mwaka wa 864. Igice cy'uburengerazuba bw'ishyamba kirimo amagufa menshi yinjiramo urubura mu gihe cy'ubukonje cyangwa mu gihe cya winter mu rurimi rw'Icyongereza. Akaba ari ahantu hakurura ba mukerarugendo ndetse n'amatsinda y'abanyeshuri bajya kuhigira ibijyanye n'ingendo shuri.
Igice cy'uburengerazuba bw'ishyamba kirimo amagufa menshi yinjiramo urubura mu gihe cy'ubukonje, akaba ari ahantu hakurura ba mukerarugendo benshi ndetse n'amatsinda y'abanyeshuri akaba ajya kuhakorera urugendo shuri. Ibice bimwe by'ishyamba birazunguruka cyane kandi amabuye ya lava afite ubuso bushobora gukamura amajwi. Ibi bikaba bituma habamo ituze ridasanzwe ku buryo abantu benshi bajya bahasura bahora bavuga yuko ari ahantu hahora hisanzuye kuko hahora honyine kandi hatuje cyane. Ayokigahara ni ishyamba rifite amateka, umwihariko n'ubwiza bwihariye, ariko kandi rinazwi no mu bindi bintu bijyanye n'umuco w'amateka y'Abayapani. Iri shyamba rya Ayokigahara rifite amateka akomeye mu muco w'Abayapani, aho ryafatwaga nk'ahantu haturiye imyuka y'abapfuye yitwa Yurei mu rurimi rw'Ikiyapani. Ikaba ari imyuka y'abapfuye batishimye cyangwa batabonye ituze mu muco wa Kiyapani. Kuva ahasaga mu 1960 Ayokigahara ryagiye riba ishyamba ryagiye rimenyekana cyane nk'ahantu abantu bajya kwiyahurira, ndetse mu ndimi z'amahanga cyane mu rurimi rw'Icyongereza rikaba ryaramenyekanye ku izina rya Suicide Forest, rikavuze ishyamba ry'abiyahura cyangwa ishyamba ry'ubwiyahuzi. Ryaje kwitwa rimwe mu duce tw'isi dukunze kwiyahurirwamo cyane, ndetse rikaba riri no mu hantu hayoboye cyane ku isi abantu bajya kwiyahurira, by'umwihariko abafashe umwanzuro babyizeho nawo bahatirije. Kubera izo mpamvu zigiye zitandukanye, zimwe mu nzira zigiye zitandukanye zinjira mu ishyamba zashyizweho ibyapa bisaba umuntu utekereza kwiyahura kubanza kwibuka umuryango we. Iyo ugeze kuri ibyo byapa ubona bakangurirwa kandi guhamagara imiryango ifasha abantu bugarijwe n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa ibitekerezo byo kwiyahura kugira ngo bafashwe kugira ngo batinjira muri iryo shyamba. Ibi bikaba bikorwa hagamijwe kurwanya impfu zitewe n'agahinda gakabije, by'umwihariko kurwanya ubwiyahuzi bukorerwa muri rino shyamba. Turabona kandi ahandi hantu hatangaje hanateye ubwoba, ni ahitwa Kawah Ijen. Iki ni ikirunga giherereye muri Indonesia kizwi cyane ku isi kubera umuriro w'ubururu ugaragaramo mu gihe cya nijoro. Uyu muriro ntabwo ari lava isanzwe isohoka mu birunga byose nk'uko bisanzwe, ahubwo ni umwuka w'ikinyabutabire cya sarufa usohoka mu myenge y'ikirunga ugahura n'umwuka wa oxygene bigatera gutwika ku buryo butanga umuriro w'ubururu. Uyu muriro w'ubururu kandi byihariye ugaragara mu gihe cy'umwijima, niyo mpamvu abantu benshi bakubwira yuko ari umuriro ugaragara mu gihe cy'ijoro. Hari igice cy'uwo mwuka kibyimburira kikaba sulfur y'amazi, nayo igatwikwa mbere yo gukomera ikaba amabuye ya sulfur. Ibi ngibi rero usibye kuba tubibona kuri Kawah Ijen nk'ahantu hazwi cyane, ariko Daror muri Ethiopia naho haboneka uyu muriro cyangwa iyo blue fire, ikaba naho iboneka ku kirunga nk'uko wumvishe kuri Kawah Ijen bimeze. Turabona kandi iyitwa Door to Hell. Iri rikaba ryitwa irembo ry'ikuzimu mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni izina ryahawe ikidendezi cyangwa icyobo cya gazi ya Darvaza. Iki kikaba giherereye muri Turkmenistan. Ni icyobo kinini cyane rwose kirimo gazi kamere cyangwa gazi karemano yaka umuriro kuva mu 1971 kugeza na n'uyu munsi. Wakibaza iki cyabayeho gite? Reka mbanze nkubwire yuko giherereye mu butayu bwa Karakumu. Aha ni hafi y'umudugudu wa Darvaza mu ntera y'ibirometero 260 uvuye mu murwa mukuru witwa Ashigabati, ukaba ari umurwa mukuru w'iki gihugu cya Turkmenistan. Kugira iki cyobo kibeho rero mu mwaka w'1971 abahanga b'Abasoviet bari bari mu bushakashatsi bagira ngo barebe uko bakigarurira gazi kamere cyangwa gazi karemano. Nibwo imashini yitwa Rig, ikaba ari imashini icukura, ni imashini yabo bifashishaga, yaje gucika ndetse igwa muri iki cyobo. Habayeho kwivumbura k'ubutaka rero bigahinduka icyobo kinini icyitwa sinkhole mu rurimi rw'Icyongereza. Ibi ngibi rero byaje gutuma abashakashatsi batekereza yuko gazi yarimo ya metane yatuma iki cyobo gishobora kuzanduza ikirere kubera yuko gazi yari kujya izamuka. Batekereza yuko rero uburyo babigenza ari ugufata iyo gazi bakayitwika ku bushake. Barayitwitse koko, batekereza yuko izashiramo mu minsi mike, ariko igitangaje nuko uwo muriro ukigaragara n'uyu munsi n'iyo myotsi byose nibiterwa nuko iyo gazi ya metane na n'ubu ngubu iracyaka ntabwo yari yashira kugeza n'izi saha hashize imyaka isaga 50. Igitangaje kandi iki cyobo gifite diametere ingana na hagati ya metero 60 na 70, ubujyakuzimu bwa metero 30. Iki cyobo kandi hari umuriro ugaragara ku mpande epfo na ruguru, ukaba ari umuriro ukomoka kuri gaze kamere cya gaze karemano isohokamo. Iki rero ni kimwe mu bitangaje, na ahantu hateye ubwoba kuba abantu bahatura bahegereye, kuko urumva ko kuhatura byo ntibikunze ko wahaturaho, ariko ni hamwe mu hantu hateye ubwoba hano ku isi. Ndagushimiye wewe wabanye natwe ukadutega amatwi muri kino kiganiro. Mwibukije gukanda subscribe, like, share ndetse na comment niba utarabikora.
Niba kandi aribwo wari ugeze muri uyu muryango mugari wa Iwacu Topic, ibuka ukanda akazogera tujye tubasha kubana ikiganiro ku kindi. Ngiye twabanye muri iki kiganiro nk'abandi Fix.